Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze muri kiganiro Ururimi Rwacu. Ni ikiganiro kigamije kubafasha kunguka ubumenyi mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, binyuze by'umwihariko ku bibazo mbaha n'ibisubizo ndetse n'ibisobanuro ku bisubizo muba mwatanze birebana n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi ndabaha ibibazo n'ibisobanuro ku myandikire y'Ikinyarwanda. Kuko kandi bamwe mwakunze kubinsaba, ndabafasha gusobanukirwa namwe mu mazina bwite yacu. Uyu munsi ndabaha ibisobanuro ku mazina bwite y'Amanyarwanda ariyo Kalisa, Umulisa, Umulisa, Kabalisa, Mukakalisa n'andi ayakomokaho. Ikaze mu kiganiro. Reka dutangirire ku bibazo ku myandikire y'Ikinyarwanda. Kuri buri kibazo hari igisubizo kimwe kiricyo. Nyuma y'umwanya muhabwa wo gusubiza, ndabaha igisubizo kiricyo ndetse n'ibisobanuro kuri icyo gisubizo. Ikibazo cya mbere, uzuza iyi nteruro. I Kigali haba ibyiza nyaburanga. A naho kase ba naho ca naho tandukanyije da naho bifatanye. Tanga igisubizo. Igisubizo ni ca naho byanditse bitandukanyijwe. Igisobanuro cy'iki gisubizo nuko na yunga amagambo yandikwa buri gihe itandukanyijwe n'ijambo rigaragaza ngenga ya gatatu mu bumwe cyangwa mu bwinshi mu nteko zose z'amagambo y'Ikinyarwanda. Ho ni ngenga ya gatatu inteko ya 16 ivuga ahantu. Ahantu naho. Ahantu naho ni mu nteko ya 16. Ikibazo cya kabiri, uzuza iyi nteruro. Ubwenge bwe ni A ntabwo fatanye, ba ntabwo bitandukanyijwe, ca ntago, da ntabwo. Igisubizo kiri cyo ni ikihe? Mugerageze gusubiza. Igisubizo kiri cyo ni ba ntabwo. Ubwenge bwe ni ntabwo. Igisobanuro cy'iki gisubizo ni uko impakanyi nta yandikwa buri gihe itandukanyijwe n'ijambo rigaragaza ikinyazina ngenga mu bumwe cyangwa mu bwinshi mu nteko zose. Iyo bwo ni ikinyazina ngenga mu nteko ya 14 ikaba isimbura ijambo ubwenge. Nuvuga ngo nta bwenge afite, ubwenge bwe ni ntabwo. Iyo bwo isimbura ijambo ubwenge ikaba igomba kwandikwa itandukanyijwe n'impakanyi nta.
Ikibazo cya gatatu, uzuza iyi nteruro. Tantantata, utamusaba yagufasha agira ubuntu. A ni aho, ba naho, kase, ca naho bifatanyije, da naho bitandukanyije. Mugerageze gutanga igisubizo kiri cyo. Igisubizo kiri cyo ni ca naho, yanditswe bifatanye. Igisobanuro cy'igisubizo nuko nta na rimwe mu myandikire y'Ikinyarwanda ijambo ridahinduka naho ryunga interuro ebyiri rijya rikatwa cyangwa se ngo baryandike baritandukanyije. Naho muri iyi nteruro ifite igisobanuro kimwe na nubwo utamusaba yagufasha agira ubuntu. Naho utamusaba yagufasha agira ubuntu. Igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu ni igice kirebana n'amazina yacu. Muri iki gice amazina yacu turagaruka ku bisobanuro by'amazina bwite y'Abanyarwanda adakunze korohera benshi kuyasobanura. Uyu munsi tukaba dusobanura amazina bwite Kalisa, Umulisa, Umulisa, Kabalisa, Kalisa n'andi mazina ayakomokaho cyangwa se andi mazina bisangiye umuzi. Mbere na mbere nabibutsaga ko mu Kinyarwanda ababyeyi bita izina umwana hari icyo bagamije, akenshi bashaka kumuha intego azagira mu buzima bwe. Amenshi mu mazina bwite y'Ikinyarwanda afatira ku magambo nyirizina y'ururimi rwacu Ikinyarwanda, cyangwa akitabaza amagambo yo mu ndimi zo mu karere, kenshi ziba zifitanye isano n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Indimi dusanga mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko cyane cyane za ndimi ba nyirazo bafitanye amateka yihariye n'Abanyarwanda. Aha twavuga nk'urunyankore, ururimi ruvugwa mu gice cya Nkore mu majyepfo y'igihugu cya Uganda, aho bizwi ko mu gihe cya Ruganzu Ndori yahungishirijwe kwa nyirasenge Nyabunyana wari utuye i Karagwe. Icyo gihe usanga amwe mu mazina y'Abanyarwanda yaragiye afatira ku magambo y'urwo rurimi rw'urunyankore. Kimwe n'amazina Kalisa, Umulisa, Kabalisa, Kalisa n'andi yaba akomoka kuri uwo muzi cyangwa se afitanye isano n'ayo mazina maze kuvuga. Ayo mazina ahuriye ku muzi Irisa ukomoka ku nshinga kurisa y'Ikinyankore iva ku nshinga kurya. Kurisa mu Kinyarwanda ni nko kurisha, bisobanuye gutuma umuntu arya cyangwa gutuma itungo rirya. Kalisa n'andi ayakomokaho rikaba risobanuye gashumba, ni ukuvuga umuntu ufashe inka kurisha. Kalisa ni nka gashumba, Umulisa ni nka mushumba, Kabalisa nuvuka mu bashumba, mu batahira, mu borozi, aho umushumba rikaba ryakwagura n'inyito rigasobanura umutahira cyangwa umworozi utari umushumba gusa, uyu w'umurenza amase. Inka candari nka rucana mu nkubiri, nk'icyayi inkirwoga kwa gashubi, inka kwangaro y'umugongo umugore agiye kubyaza ubundi, ngwereka ziramunaguza iminega mu marembo kwa Sezibere. Niba nawe ufite izina ry'Ikinyarwanda rikugora kumenya inyisobanuro,
watwohereza ubutumwa tukazagufasha kumenya icyo risobanuye. Murakagira Imana.